Jesus. Dore uko kireba. Ubwo se nta mufana wa Ben Yaminare. Ariko so uri Ben. Iyi ntare ntago yahaye ndi umuvugizi we mwiza sindi muyoboke. Dumba iyi ntare yahaye bata bakuru. Bayimpaye. Uriya bamwita Mama Milaka. Izi sendarata. Umuvugizi utararebye performance y'umuhanzi avugira. Bakwirukane. Thank you. Oya amwirukane. Bamwirukane. Uretse gato. Ndumva hano hari akantu bari baragakase bagashyira aha. Ndumva kankashake ngakine. Baragakase kangashake du. Fadarizere kutagiye gusebya Ben. Oya reka nkubwire rero Melody. Godfather waramwumvisha ukuntu aguma avuga de Ben. Nkubwire rero Melody nyumva. Melody nyumva. Ntabwo nkumva nuse mwana mubwire Godfather narakubwiye. Melody hano uretse gato Dumba nyumva hano gato Melody. Godfather niyo mpamvu nashyizeho akadomo nyumva neza cyane. Indo muri gatabirato sindi umukomba kwaha. Ibyo mwakoreye fata ku mavuta ndabizi. Ibyo twakoreye fata ku mavuta se nibiki? Uzi kwanza kwera ko umugabo mbwase kimbohe ntago ndi buvugeho. Ego. Rero ntabwo ngewe ngufana. Fara indirimbo zawe. Niba ari biriya rero byawe nazo uzazihorere kuko narakubonye ugera gutyo ugafata umuntu ukamucyegeta witwaje ngufana indirimbo ze ngo ntumufana. Jewe n'indirimbo zanjye tubagendana n'injyu zihimba ubwo ndimo. Ubwo ndagufanuruye ndazifanuruye. Godfather indirimbo zawe nazo nazifanuruye. Nta muntu wundi wakora ibintu nk'ibyo twakoze ejo bundi. Niyo mpamvu rero amazina abiri ugomba kujya ufata akantu k'akarongo gacaho. Reka roho inyuri nzira. Uremera ko Ben yaguhaye platform kandi wari uzimye. Wese uremera ko iyo platform nayo mutwaye atazongera kuyibona. Mama nyawo ushobora kubyemera. Nawe ugiye. Aragiye byanyabyo dore nguwo ararenze. Muzafaru n'imitego. Yitase imitego yo katsindwa n'iyakare. Imitego arayitambitse. Abafite amagambo mabi bamwiteguye bamureba mu maso tuba tureba. Oya njyewe nkubwiye byabaye. Gazi mutapinge screen bataza kutumanura. Mutapinge screen please. Wenda ntabwo twasubira inyuma ngo dutekereze ku bintu by'akanyafu. Nkone kunda. Ariko ntago ariko se hagati yanjye nawe ni buri kumubaga harya da mbere yo kuza kumvuga ngo simubage. Yavuze ngo niwe wemerewe kumubaga wenyine. Ngo niwe wemerewe kumubaga. Ni njyewe nyine dushaka kujya muri competition tukarushanwa abafana. Abasigaye mwese hari igihe mbabona mwabiza wenda sindabona umwanya mwiza wo gukora comment ifatika. Nzaca kuri mainstream wenda mfite gahunda yo kujya ku isibo. Nzaba namaze gutunganya neza mu mutwe n'amagambo nyatondetse neza ko ngomba kuyavuga, ariko mu ishusho rusange igitaramo cyagenze neza, ubwitabire bwari hejuru, cyagenze neza. N'ibitaragenze neza ubwo no gushaka ubukurikiyeho nyine tukabikosora. Okay. Wow, ubwo reka tugeze noneho ndatekereza bivugira ku isibo. Dutegereje TikTok universe ko zimanuka hano ku bantu bashimishijwe. Ziramanuka ndabizi mu by'ukuri abafana yaba abantu muri hanze mwasusurikijwe ibintu uyu musore yarangije umwaka neza pe cyane. Ariko bamwe bati ntabwo twari tuzi ko indirimbo ndakwanga ari Melody yayikoreye The Ben. Biratangaje kubona ajya harakayiririmba, araza kuyitubwira impamvu yaririmbye ndakwanga mu gihe cyo kurangiza umwaka. Inzabo yangaga niba ari twebwe abafana twari turi hariya, uzatubwirira indirimbo by the way kwanza zanayitubwira cyangwa uzayisibe kuri YouTube. Nzayisibira iki se ndakina ngiye muri ibintu nzasiba.
kubera iki uri mwihangana na debeni warangiza ukaririmba indirimbo ngo uramwanga uraza kubigarukaho. Melody yewe nubwo ntari umutinganya reka nkwenderaho nkuboneye ni umugani nyarwanda. Melody nuru rugendo iyo mbonye abahanzi bari soba bari vierge mu bigize mu bintu by'ibikorobero cyangwa mu bintu by'umwanda batigeze babyijandikamo, umuziki ukababera inyenyeri ibazamuka ibamurikira amasaha tukabona Melody bigenda gute. Melody mbere yuko dukomeza sho ndabizi ntabwo ushaka ibintu birebire. Aya masaha twari tubonye undi mwana umuhanzi ufite impano ushobora kubyaza umusoro kandi yaramaze kubona imiryango yose ifungukira rimwe. Uwo ni umusore bita Yampano. Yabaye iki? Yampano uti ko bari kumuvuga nko ari ikintu yabaye. Ndaza gusobanura kamanze point yanjye. Yampano ugiye kureba ngira ngo Debeni nzi ufite umutima mwiza ariko ntemera kubivuga ngo nuko akunda Imana ntabwo uraho watanga platform uko nabagiye azihabwa. Yagize gutya afatwa Imana amuha platform bigenda neza, umwana asohora indirimbo turazikunda. Ndetse ejo bundi mu mwaka ushize umuryango wa RPF Inkotanyi uramufata ufata Ruti Joel umuhitamo kumwe mu bahanzi ugezweho wagomba kujya kuririmba mu bitaramo bari bafite mu bihugu by'i Burayi. Ariko agira gutya izo opportunité umwana muto zose arazifata aragenda azirundira hamwe mu gatebo kamwe aragiza akitumamo. Melody iyo ubonye impano nk'iyi ngiyi kwituma byari biri ngombwa no birenze kwituma yanyujije hasi no hejuru. Uko tuvugana umwaka ushize urabizi hari abantu uzi bari mageragere abasore barenga 4 kubera video ya Yampano yagiye hanze.Ganishaga ibyo bivuyemo ikintu cyobaje kurusha ibindi. Melody narahagurutse kugeza naho natabaje inzego mu ijwi ryanjye abantu bakunda benshi cyane saba kuri amusora akeneye kurenganurwa ndetse nsaba n'urugaga rushinzwe abahanzi. Urugaga rw'abahanzi narwo ndaruhamagara ndavuga nti nakabaye mbona abahanzi bakuru bamagana ibintu byakorewe uyu mwana w'umuhanzi kugira ngo abone ubutabera. Mpamagara Minisiteri y'Urubyiruko ishinzwe abahanzi bafite mu nshingano imyidagaduro ndavuga musabere uyu mwana ubutabera kuko yahohotewe n'ibi bintu byamukorewe ntabwo bikwiye. Naratabaje pe kugeza n'abantu baba bavuze ngo ni gushaka kugira ngo abantu bafungwe ndi kuvugira Yampano gusa kandi bafashe video kugeza umunsi ikicimwe kugeza ku munsi wa mbere nibwo nagaritse icyo kintu. Umwana avuye i Burayi ejo bundi ku wa mbere ageze mu Rwanda aragenda ajya muri hoteli Kanombe aramugusanza afata undi mukobwa noneho streaminga igikorwa barimo ahita streaminga ahamagara abantu live hafi yo kwa Bruce Melody. Urukumva Melody afata video ashira live ahamagara abantu we yambaye gusa n'umukobwa bari kumwe ara streaminga no kuvuga ngo ntabwo yongeye kwirecordinga ahubwo yakoze live. Amashusho none yasohotse ibyo bintu birongera birasohoka. ubwo ni ndasohoye Abasa ngo bisohoye kandi nkubwira ko yagiye live agahamagara ahantu live yarabisohoye. Niba yaramagara abantu live yarabisohoye uwo muntu ari muri coding ntabwo ahamagaye umwe yahamagara umwe agakupa ahamagara undi. abo bantu nibo bari codinze rero. Abo bantu yahamagara nibo bari codinze. Yewe rero ndikumva uri kugana bisaba ko nigira umucamanza cyangwa umujaji. Ntabwo aho ngaho ntabwo nshatse kuvuga kuri ayo mashusho. Ndashaka kugira ngo mvuge ubishe muri context y'umuhanzi. Ntabwo nshaka cyangwa ibintu byo kujajinga iby'amashusho. Ahubwo ndashaka kuvuga ku mpano nk'iya Yamba, ku mpano nk'iyo umwana yari afite n'amahirwe yarabonye igihugu cyari kimuhaye abantu bakuru be kubona nka Debe namufata akamuhereza platform muri arena warabibonye. Kampani zitangira kumusama ziramufata zitangira kumuhereza ama contract. Umuryango nka RPF Inkotanyi baramufata bamurobanura mu bahanzi mwese barabirengagiza bafata uriya mwana we na Ruti Joel bamuhereza intuza. Ku bantu batabizi buriya Yampana amashusho yagiye ukiga nyine gutinda mu bikureba. Iyo ugiye mu bitakureba induru ziravugana. Aho ubundi gusharinga ubuzima busanzwe si n'umuhanzi gusa uwo ari we wese
kwifata amashusho ntekereza ko ari igikorwa umuntu yagakoze abanje gutekereza kabiri. Iri koranabuhanga abantu barariturusha. Niba waba uyafite wenyine hari igihe umuntu yakugwira muri fone kabisa akabirangiza. Uretse n'umuhanzi rero uwo ari we wese gufata amashusho y'urukozasoni no kuyasakaza ntabwo bikwiye pe. Naho umuhanzi muri iyi minsi ngiye kubibasubiramo hano muze kubireba murasanga ari byo. Kuba umuhanzi mwiza muri iyi minsi birasaba kuba karakteri yawe nayo ubwayiseringa. Kuba uririmba neza. Subiramo. Kuba umuhanzi mwiza na character yawe nyine ikwiye kubiseringa nyine nayo ari character. Ukwiye kuba wowe imbere y'abantu bawe. Ntugerageze kuvuga wenda nka runaka cyangwa se kumera hari nk'abahanzi nzi ngiye bameze nk'abapolitisiye. Sinzi icyo bakora mu muziki kabisa. Umuntu mamaze ikibazo agatanya ngo se wabyibagiwe. Usubiza nyine ibyo bakubajije. So karakteri muri iyi minsi kubera na platforms bavuga bameze bavuga gute iyo babaje bagura amusani wicariye amatwi cyangwa yafunze shinyo simbiza ariko sindi busubiremo. Urumva kubera iki gihe uba ushaka kwataka debate ariko Dumba tubarika ibyo bimaneka hano Dumba uvuga ngo debate Dumba nyumva Dumba ikibazo urakizi Dumba iki se bari nawe ndeka uretse ko ibi ntabwo byita ntabwo ndi muri campaign ariko niba maze guhamagara Tom Close agize ikintu abivugaho sibyo maze guhamagara batandukanye urukunyumva reka arangize point nongere kumuvugiramo ku kintu kiri very sensitive. Hano dufite abantu bafunzwe kubera ikintu, so please ndabasabye bareke twumve point ya Melody. Nyine narindi kuvugira muri rusange amashusho y'ubwambure ni ukuri kose nta kintu yakugezaho kiri gushaka kuba porn star. Niba nta kindi wayamaza, niba nta kindi wayakoresha, natwe ntabwo tuyashaka nyine tsimba kabisa. Kuba none hari ikibazo cy'uko ari wowe ubwawe wayifatiye sha ikosa nyine bwo ritangirira aho ngaho. Icya kabiri anacunga abantu bamwizeye, we warumbwiye mu muziki gusa ariko si mu muziki gusa no mu buzima busanzwe. Ushobora no kuba umucuruzi usanzwe wenda utazi gukoresha social media ugahamura social media ngajya gufata ugahuza amayimeri n'ibyo byose. Iyo kaguyeho uba warangiye. Abantu nta bwoba bafite bwo kwexpose abandi kubera amafaranga makeya. Rero nanjye rega nabaye aho hantu nabaye ngo dufite amavideo yawe cyo kora icyiza cyanjye sinjye wayifashe arahari oya narabyumvaga nyine babivuga mbere nkitinya guseba kuba umuhungu nawe wari ubufite none byarabaye. Ese bira bintu waririmbaga warabiningaga bwo ari igihe watinyaga guseba? Cyari kera nemeze nkamwe mwese. Guys ndashaka murebe iyi account kizano hejuru mu following niyo main account yanjye mu following abantu muri aha ndabona ari 3,000. Iyi account ifite akadarapo ka Canada, please ndabasaba kuyifollowinga. This is my main account. Niyo ngiye kuja streaming mo niba utayifollowinga please follow this account. Mu following iri account tukumva Melody mu following hanyuma nyimanure. Komeza Melody. Kera ntabwo byabye ariko nyine igihe kinini n'umuntu ubikora ahubwo reka ngira inama abantu be expose abandi. Yego. Ikaze bigoye umuntu kayishyira hanze n'ukuri kw'Imana nyine uba werekeje mu nzira y'amageragere. Nawe ubwawe uba wihemukiye kubera ko umuryango we niba harabarutunze niba ari ibyo wapangaga imyaka 2 y'ubuginga kubera ko gusa ufitanye ikibazo na runaka ufasha amashusho ye uyashyize hanze ukita umuhanga mu bintu byerekeza ko abantu bafite ibindi bintu bakora no kwisanga muri saga nk'izo n'ubwabyo bimanura agaciro k'umuntu. Kumva umuntu atumba muri ibyo biboro bya Yamano Dumba uramana kunyujemo ijisho ibiki gana gusa kudabakubwira ayo mafuti yose utagakwiye no kuba izina ryawe ry'associating nayo. Siyo mpamvu se mba nababaye ntabwo kubabara aricyo kibazo we by'associating nabyo byararangiye watinyaga guseba none byarabaye. Urumva icyo gihe usanga brand yawe nuko abantu bagufataga n'iki urumva nyine n'icyasha kiba kibaye ku muntu kitoroshye kwikuraho.
noneho ibintu bigeraho bikavamo icyaha ni ukuri turi abajene turi urubyiruko ku exposa ubwambure bw'umuntu niko kwihorera k'ubujiji kwa nyuma kuko ikintu narusha umuntu nkumva nishimye ni amafaranga njyewe point yanjye niyo hanyuma ndifuriza abantu bafunze gufungurwa nta muntu n'umwe ukwiye kuba mu nzu y'imbohe kubura mu nzu y'imbohe iyo bavuze ngo umuntu ari mu maboko ataraye umwana gukora ibintu byose nyine kutabishaka ibintu biba ari leta ibyemeye yego aho rero niba iki kintu tunabijyanane n'amagambo abantu bakoresha hano kuri social media iyo ugafata umuntu ukamwandarika ukamwandagaza ubizi neza ko hari umugenzi wabikoze bakamufunga ubwo ndi kubwira baba YouTuber n'abantu bari bwa uploading ino live gusesereza umuntu ukamwinjirira mu buzima ukamubabaza wagutamo wabikunda cyangwa abafunzwe wabonye ari ibintu by'imikino ubona we bitakugeraho ni no kuvuga amagambo abaze ukarega no kubabaza amarangamutima y'undi nta kintu bimaze nta kintu na kimwe rwose bimaze mureke twibereho tumeze neza wenda Imana imworohereze ariko anatubera isomo nyine twese tubirebe tubyige hanyuma ubutumwa ku bana bato bari kuzamuka muri uyu mwuga wanyu bisanga bijanditse muri uyu mwanda nk'uyu nguyu dufite nubwo tugenda tubona impano zimwe bakagenda bazigoragoza bazigarura ndafata urugero kuri gisa cy'inganzo twabonye The Ben yahaye amahirwe tena wivunika nakumvise wivunika number 1 bakoresha agakingirizo Doma ngwino fata Bruce Melody yawe mwana akomeje kuba mwesere mani ngwino fata Bruce Melody wawe unasi nguru komba baravuga kubikigo icya kabiri birinde ikintu cyitwa ikiyobyabwenge icya gatatu Bibasinde FM gukoresha agakingirizo birinde ikiyobyabwenge no kudasinda FM gukoreshaga agakingirizo sinjya mumenyera ntabwo agakingirizo kaje gate like out of nowhere nsanze agakingirizo hano TikTok Universe kwa Melody nabuze TikTok Universe nta mufana wa Melody ashobora gutanga TikTok Universe babitwereke urayibona so Melody tugaruke ku ndirimbo muhe Melody TikTok Universe hano turebe iramanuka Melody niyo gift ya nyuma kuri TikTok itangwa Melody ndashaka kugira ngo noneho tugaruke kuri ntuzayo tugaruke kuri iyi ndirimbo yawe na Diamond ntabwo ndibwirengagiza urabize njye ntabwo simvugiranye n'amuvumi kumuvumba abantu bati kuki mwishyuye amafaranga agera ku 50 ariko zafana bwiboneka amafaranga mwishyuye kugira ngo mukore korabo n'umuntu ngo nyuma yo kwishyura 50 ngo kugira ngo usore indirimbo we na ntuza na Diamond ngo ntabwo yigeze promoting indirimbo ibyo ngibyo bimeze bite babitubwiraho iki ba promotion buriya ni ikintu umuntu akora bitewe na availability ye nuko ari kuboneka kandi njye n'abanyapostinze mugende murebe kuri story n'indirimbo yonyine yuzuyeho no kuri feed yashyizeho ntekereza ko wenda atari umwanya wo gukora ama challenge kandi nabyo kuba icyambere nuko ingombe iri kugenda erega Diamond ntabwo challenge sari mu ndege ari mu ndege yari araza no gukora n'ayandi icyambere rega Diamond ni umuhanzi ntabwo ari umupromoter yego uko abyumvishe uko abonye kuzinzo gufata iyo video araza kuyifata none se ngiye ko ntarayikora nukuvuga ngo noneho nuvuga ngo uza agaciro k'aba promoter ndakazi n'abantu ba TikTok nibo badufasha kugira ngo ingoma zigende shara twa TikTok bose babadanje bari hano ndabemera bya hatari hanyuma kuki mwumva ko mutekereza ko baba aba promoter cyangwa bakageraho bagaze bitarabavuye ko n'amafaranga mubaha nari nziko TikTok yishyura kubera tuba promotinga Bruce nicyo kibazo cyawe ntangiye kugarukira Dumba nicyo kibazo cyawe Bruce bugende gake mu nyumve ko ndi umuhanzi nk'amahoro umuziki uguhaye wemera ko ari umuziki mwiza yego aho kugira ngo mfashe kuwupromotinga ngo nzabone amafaranga urashaka ko mpita nkwana n'amafaranga nose muri studio mwabonyemo ATM abantu mwese ndashaka Melody agere ku 100 none bro
mugeze Melody ku bihumbi 100 birashoboka by'amakoini tugere kuri 100k. Melody hari ikintu utazi ndashaka kumenyesha ko target ntabwo nashyira muri Melody target Se kudahera ngo mutapige screen. oya deba hejuru Kumbana urarivuga kabisa. no ba uzi ko buhari man. Oya niyo byacitse. Niyo byuploadinze kuri YouTube nyakuma ngo guys ngo mutapige screen. Ariko Melody uzi ko mu nyumba kurusha ukuntu numva indirimbo zanyu. Hari radio yigeze kwaduka mu Rwanda yavuze ngo twaracecetse kugira ngo tubumve, yavuzaga umuziki gusa. Melody nibwo rero mufana simba fana kuko nibi biganye. Ariko We hari igihe abahiye nanjye nkaza nkumva nyine. Hari nk'igihe uri mu turimo tw'amaboko ukaba wakwambara karikiteri ukaba wiyumvira uko byagenze. bivuze ngo ufite catfish. Oya numvira kuri YouTube urebye ibyinshi se niba byuploadinga. Oh. So, hano urabizi ko aya masaha uzi ko indirimbo yawe nkamwe wenda nk'indirimbo za kara hanyuze wayishyira no kuri TikTok. Ariko wari uzi ko hano TikTok igira copyright. Uburyo indirimbo yanjye ikoresheje we ntacyo baguha. Jewe nk'indirimbo yawe nyiko especially nawe aya masaha indirimbo yawe cyangwa nkazira video mu duwa z'ama challenge wenda nk'aba TikTok bakora ama challenge bo sava agakora content ariko nkanjye uri guturagurika hano gusa wenda nkabona nka video cyangwa nka video ngo uploading kuri platform yanjye immediately ngiyo ihinduka copyright nka kintu nafatamo. Ese nanjye kumva impamvu yababaye. Yeah, so Dumba nka Dumba biramwishyura kuko Dumba urabona we akora original we akora content ye. Ndamushimira katagihe nahenura nganareremburi. Namubwiraga ko yabagiye nagahenura ntabwo aba yarisanze mu bibazo bya RIB. Ariko twamugaye. Bibi birarutana. Kiranyica. Mwese murasa. Ntago so Melody rero niba aba promoter kamabwira ikintu cyo mugomba kumenya urukumva urabona ukuntu Melody aba minister babafataga bakava ngo mucezereza ngahe. Nje gusanga mubyigiza nkana muzi akamaro k'aba promoter n'abantu bakoresha izi platform aba social media influencer urimo kumva ariko mubigica nkana ntago mushaka kumva ko bagomba kubashoramo ngo muwe ku mafaranga tubashoramo ahubwo umuziki urahenze god ngewe ngira team management urebye nabikurikirana n'uzabimpora zabandenganyije ariko umuziki urahenze n'uzabona umuhanzi nta kintu abashije gutanga sometimes mujye kugira n'ubushobozi butaraba bwinshi cyane ngo tumere nk'abandi uko mubabona. Yego ngewe ku bwanjye ntago nshobora kubyanga ntago nakwanga ko umuntu wakoze ahembwa. Ubaze Dumba nawe muntu Dumba yashatse ko amafaranga ndamubaza ngo uremera gukora ibyo nshaka ngo ntabyo nkora ngo ndakora ibyo nshaka mwese ubwo ndabagwishyurira iki? uzi ibintu ubushaka ntabwo babishoboka. guys mukore nka birasara akoze birasara musonera akoze ndashaka mukore nka biriya ndashaka kubona Melody ageze ku bihumbi 100. I need someone to drop something big please. Dumba Erega Bruce ubushaka ko tuvugira ibintu hano nicyo kibazo cyawe. Ushaka ko tuvugira ibintu hano. Ariko se bitwaye iki? Owe kana uvugira n'ibyo utavugira. Koresha ubwenge. Uko bawe ni degede. Ntabwo navugira ibintu byose hano. Niko Melody. Yes. Icyo ni ikibazo cya management mufite management zanyu zumva zidashobora kugira zigira mwagiye mutanga amafaranga. Management yanjye ntabwo imana amafaranga. Bazi ko bahana abantu badakora umuziki. Abo Dumba nyuma yuko tugahere management yanjye imana amafaranga. hanyuma management yawe yapfiki na Dumba. Dumba reka bizanamo ama feelings nicyo kibazo. Oya umva reka nkubwire. Ngewe muri 155 umuntu dufitanye ikibazo ni Bruce wenyine. Nawe wacyumvise ikibazo dufitanye ariko nawe ntiwacyumvise. Waje gusuhuza abafana. Kerega turavano tuje urabona ngo ndifata ibintu najyaga nkubwira. Jesus. Iki ni iki noneho?
tegereza uraje ubone ibitangaza mero dufite ikintu bita umufana aba n'abagenzi uwo yamaye umufana menya ko bigoye kwanga mu kanyazi abafana ba debeni gift muzime ndazishira debeni arabatwaye abafana ba debeni gift muzime ndazishira yakubwiye debeni ngo yarabatwaye yarabatwaye yebe yarabatwaye